Isomo ryo mu gitabo cy'intangiriro. Ku isi yose hari ururimi rumwe n'imvugo imwe, n'imuka ry'abantu bava iburasirazuba babona ikibaya mu gihugu cya Shineyari barahatura. Nuko barabwirana bati, nimuze tubumbe amatafari tuyatwikire mu itanura. Amabuye bayasimbuza amatafari, n'urwondo rwo kuyafatanisha barusimbuza ubujeni. Nuko bati, nimuze twiyubakire umujyi n'umunara ukora ku ijuru, maze izina ryacu ribe ikirangirire, kugira ngo tutazatatana ku isi hose. Uhoraho aramanuka aza kureba uwo mujyi n'uwo munara bene muntu bubakaga. Nuko Uhoraho aravuga ati, mbere bose hamwe baremye umuryango umwe, bafite n'imvugo imwe. Ubwo batangiye gukora biriya, nta wundi mugambi uzabananira. Reka tumanuke maze ururimi bavuga turusobanye, hatazagira uwongera kumva icyo ndavuze. Nuko Uhoraho abakuraho, abanyanyagiza ku isi hose. Ibyo kubaka wa mujyi barabireka. Nicyo cyatumye uwo mujyi bawita Babeli, ari byo kuvuga isobanya, kuko ari Uhoraho yasobanyije indimi zo ku isi yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Uhoraho yaburijemo imigambi y'amahanga, ibitekerezo by'imiryango abihindura ubusa. Nyamara umugambi Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho uko ibihe bigenda biha ibindi. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana, ngo ube imbata ye. Uhoraho arebera mu bushorishori bw'ijuru, akabona bene muntu bose. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Aho atetse ijabiro mu ngoro ye, ahoza ijisho ku batuye isi yose. Niwe wenyine mubaji w'imitima yabo, kandi akamenya ibyo bakora byose. Yesu Kristo yatsinze urupfu, maze atangaza ubugingo abigirishije inkuru nziza. Aleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be, arababwira ati, niba hari ushaka kunkurikira, yiyibagire ubwe, ariko umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera njyewe n'inkuru nziza azabukiza. Umuntu watunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Koko rero muzanyihakana agahinyura n'amagambo yanjye imbere y'abariya abantu b'abasambanyi kandi b'abanyabyaha, umwana w'umuntu nawe azamwihakana igihe azazira mu ikuzo rya se
ashagawe n'abamarayika n'abatagatifu. Nuko yungamo ati, ndababwira ukuri, mu bari hano harimo abazapfa batabonye ingoma y'Imana ije mu bubasha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akozwe. Iki kibazo kibajijwe umwe muri buri twebwe uri hano. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Iki kibazo rero kiragaruka akenshi mu bintu bituma tutegukira Imana burundu ngo tuyikurikire. Akenshi usanga umutima wacu ugabanyijemo ibice bibiri. Hari aho usanga dutwarwa n'ibintu, ukaba wanavuga uti iyo Mana ndabanyeretse gatoya nkurikirana ibintu. Akenshi twanabigeraho bikaduhuma amaso, ariko tukibagirwa yuko Imana ari we nyir'ibintu, niyo nyir'ibintu, niyo ibiduha, niyo iduha ubuzima, niyo iduha ubwenge. N'abariya abantu bo mu gitabo cy'intangiriro bavuze, bashyize hamwe ubwenge bwabo bateka twubake umunara, bigaragaza ukwishongora kwa buri muntu. Muri twebwe akenshi turishongora tukibagirwa yuko Imana ariyo byose biturukaho, ariyo iduha ubuzima. Tuzirikane rero umwana wacu n'Imana yacu, tuzirikane ibyo byose bidutandukanya nayo. Mutagatifu Inyasi wa Loyola bavuga ngo umuntu yaremewe kubaho yubaha Imana, kuyisingiza, kwikunda no kuyikorera. Ibindi bintu byose byaremwe kugira ngo bimufashe kugera kuri iyo ntego yaremewe. Ntabwo ibintu ikiri imbere ntabwo ari ibintu, ikigenderewe ni umuntu n'Imana. Hanyuma ibintu biza kugira ngo bidufashe bitugeze ku Mana. Arakomeza rero akavuga ngo umuntu akwiye kwigizayo, kumenya kwigizayo cyangwa se kwitaza ibyo bintu mu gihe bimubera imbogamizi imugeza ku Mana. Kristo Yezu akuzwe. Niba twese dushobora kwita amazina ibidutandukanya n'Imana, umuntu akakidomaho urutoki. Uyu munsi rero Imana iradusaba guhitamo, gukoramo amahitamo akwiye. Duhitemo gukurikira Imana, niyo nyir'ibintu, tutandukanye n'ibintu, na cyane cyane igihe bitadufasha kwegera Imana no kuyegukira burundu. Nyagasani Yezu nabane namwe.